papa agenda ukwe na mama turatandukana, mama wanjye aza gupfa. Igira icyo bubwira iyi mpano ntigende gutyo gusa. Ikintu wumva ufite ku mutima? Ikintu mfite ku mutima no gushimira nyine papa wanjye, kumubwira ko ni umubyeyi mwiza. Papa warakoze ubuzima bwose njyewe usibye ukwemo ibyo bihe nyine byabaye ku banyarwanda bose. Ubundi buzima papa wanjye yahagaze mu mwanya wose, kuko n'icyo gihe nigaga primaire papa wanjye yavaga ku kazi ntatahe mu rugo. Muri uyu munsi bamwama amafaranga ngo reko taxi nshaka kongera kandi nanayikeneye. Ku bukwe bwanjye rero umva nyine nari nateguye ibintu byagutse, umva nari nateguye ko urabona ukuriya mu ugomba kumushimira cyane. Urabona mu bukwe abantu bazana abantu baririmba bagashimira ba mama wabo bakabavuga. Ngewe urwo ruhande ntabwo rwari kuzamo cyane rwo kuvuga ntubura umuntu kamemo wenda umuhagarara mu mwanya ariko ntumutindaho nuko umuha impano agenda. Numvaga rero abantu n'ubundi nari nashatse bazandirimbira mu bukwe bari kuza nyine bakavuga n'igisigo bakavuga papa wanjye ko nanjye ari umubyeyi mwiza. Kuko nibaza impamvu abantu bakunda kuvuga ba mama gusa se kubera icyo badashimira abapapa kandi nabo beza bahari. Rero mu bukwe bwanjye papa nawe ari kwicara ari muri wa mwanya bicazamo abamama akaba ari uvugirwa ibyiza byose. Ni ikintu kinkoze ku mutima. Naje nzi ko turije mu biganiro gusa, ariko kuba yampfunyikiye n'impano. Mbere kubona abana bawe warupfushije mama wabo, byatumye nshakisha abana benshi bafite ibibazo bita mbazana mu rugo iwanjye rero wasangaga hari abana benshi. Sylvie ukomere cyane. Ni ikiganiro inkuru yanjye, twizere ko mumeze neza mu rusa atandukanye. Abari mu Rwanda turabasuhuje, abari hanze y'u Rwanda mudukurikira muri benshi cyane namwe turabasuhuje. Yambu twizere ko buri kintu cyose kimeze neza, ikitameze neza tujye dushyiramo umuhate, bigomba kugenda neza byanze bikunze. Burya iyo dushyize mu muhate wacu birakunda. Mu nkuru yanjye twakira abantu batandukanye. Ubushize nigeze kuganira n'uyu mudamu muri kureba ahangaha yitwa Sylvie. Ushobora kwibaza ngo bari kumwe ninde, araza kumutubwira mu kanya gato cyane gashoboka. Ariko twigeze kuganira tuvuga kuri story z'abantu batandukanye, aho usanga abenshi mu babyeyi baba beza abashimwa, aho uzasanga benshi bahimbirwa indirimbo usanga ari abadamu, usanga ari abagore. Rimwe na rimwe ugasanga abagabo kenshi bitwara nabi, tubyite gutyo, yaba ari ku bagore babo, yaba ari ku bana babyaye, ugasanga ntabwo berera imbuto abo bose. Uyu munsi rero nicyo kintu tugiye kugarukaho hamwe na Sylvie muri kino kiganiro cyacu. Inkuru yanjye ni inkuru ya Sylvie, ni inkuru iri very deep, ni inkuru navuga ngo yinjiramo imbere mu buzima, navuga ngo bw'amarangamutima ubuzima bwe. Nibyo tugiye kugarukaho muri kano kanya mu kiganiro inkuru yanjye. Nizere ko turi kumwe. Abenshi tujya twakira ahangaha usanga badusigira isomo runaka. Nanjye ubwanjye Rweme Mbabazi nkuramo amasomo menshi cyane mu nkuru z'abantu batandukanye. Iya Sylvie ni inkuru nanjye yagakwiye kunyigisha nk'umupapa, nk'umuntu, sibyo? Niyo tugiye kumva muri kano kanya. Ariko mbere yuko mbaye ikaze, reka mbanze nkubwire ngo kora subscribe kuri ino channel yacu twibanire. Nakubwiye ngo no mwaka wa 2024 ni umwaka ngomba kuguhamo by'umweko ibintu bitandukanye, ariko nawe ugakora subscription kuri ino channel yacu. Birenze kuri ibyo ngibyo, akantu ndashaka ko ukumva neza. Birashoboka ko ari ubwa mbere ngiye kukavuga, ngiye kukagusaba. Turimo turashaka contribution y'abantu batandukanye cyangwa ubufasha bw'abantu batandukanye, cyane cyane bw'abantu batishoboye baca ku biganiro byacu. Mujye mubibona by'umweko bajya baza ugasanga ibintu bimeze nabi.
haba ubuzima bwagiye buhinduka, benshi mwagiye mubibona cyane ndetse cyane. Uyu munsi rero ndifuza ko babandi bifuza gutanga contribution cyangwa ufasha ku bantu runaka mujye mubucisha ahangaha tubagezeho. Icyo ngicyo cyo munyizere ko ariko tugomba kubikora kandi bikagenda neza, duhindura ubuzima bwa benshi. Birashoboka ko wifuza gufasha umuntu runaka ukaba utazi ngo byacahe, ukaba utari mu Rwanda, ahangaha turabigukorera ku nkuru yanjye kandi tukaguha raporo ngo kintu byagenze gutyo. Ca kuri nimero yacu iyi ngiyi ukunda kubona kuri ino channel 07 9 03 37 81, yanditseho Tuyishime Emmanuel, iyo ni nimero wakohereza ubufasha bwawe by'ibihumbi 10, byaba ibihumbi 100, ajye wumva wafashisha umuntu runaka, byumwe gutera inkunga kino kiganiro inkuru yanjye. Mbaye ngushimiye kandi shimiye byumwe ko n'ubufasha uduha umunsi ku munsi, byumwe ku bantu baca ahangaha bafite ibibazo bitandukanye, cyane cyane ibibazo by'ubuzima, ibibazo by'ubukene. Reka mpikaze byumwe ko mbanze mpe Sylvie ikaze, na papa turaza kumuha ikaze. Sylvie, tuguha ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Umeze neza? Yego, meze neza. Channel imeze neza? Yego, imeze neza. Harya yitwa gute? Yitwa Mubwire TV. Mubwire TV? Kuki yitwa Mubwire TV? Nahisemo kuyita Mubwire TV kubera yuko ari ukubwira abantu ibyiza byabo. Mbona ibibi birushaho kwihuta cyane kuri social media, abantu ntibakunde gukwirakwiza ibyiza by'abantu. Mpitamo rero kuvuga ngo tubabwire ko ari beza, tubabwire ko tubakunda, ko ari ingenzi. Hari akantu nigeze kumva uvuga ngo bakiriho. Yego, bakiriho. Ako kantu hari abantu turi kumwe babwira ni mu profit amahirwe mugifite abantu runaka. Birashoboka ko ari ababyeyi bababyaye mu nda, birashoboka ko ari ababareze, birashoboka ko ari abavandimwe banyu bababereye beza. Mujye mumenya ko hari abatarabaye beza. Iyo nugira Imana ukabona uwakubereye mwiza akaba akiriho, mubwire yego akiriho. Ako kantu cyane wabibwiye bande wowe Sylvie? Njyewe abanzi nkunda kubibabwira inshuti zanjye cyane na papa wanjye. Yego, ariyo twicaranye. Ihita dukora presentation. Murakoze cyane. Uyu ni papa wanjye. Yego, yitwa Cizere Marcel, nkaba ndi umukobwa we. Yego, ubwo ni papa Sylvie. Ni papa Sylvie. Yego, papa Sylvie, tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. N'ubwa mbere tugiye kuganira nawe na Sylvie, nawe n'ubwa mbere tugiye kuganira. Urumva umeze gute ko wicanye n'umukobwa wawe yarakubwiye cyangwa akunda kukubwira ko wakoze kuba papa mwiza? Yarambwiye kandi ndanezerewe kuba nicaranye nawe, kuko ibyo akeneye kumyumvaho n'ibyo mvugaho ari ibyiza gusa. Biraza gutuma tuza kubaza nyuma iby'ubuhamya bwa Sylvie, ubwo butwari wabushoboye gute. Reka tubanze tujye kwa Sylvie. Sylvie, waciye mu nkuru y'ubuzima, ubuzima butoroshye bukomeye by'umwe ko guhera mu mwaka 1994. Reka duhera aho ngaho, ariho navuga ngo watangiranye urugendo vuge nti rudasanzwe na papa wawe. Yego. Urugendo rero natangiranye na papa wanjye twatangiye nk'uko mubivuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'umuryango wose twari natwe nk'umuryango tubana ndi umwana. Hanyuma rero twaje gutandukana kubera ibihe bya Jenoside bitari byoroshye. Tuje gutandukana, papa agenda ukwe na mama turatandukana, mama wanjye aza gupfa, turatandukana. Yego. Hanyuma rero ngewe naje kugira umugisha, hari umuryango wari inshuti zacu cyane, baramfata narakana gatoya, nta hantu nari kubasha kugenda ngo nzagere. Hanyuma babonye rero ko ntandukanye n'ababyeyi banjye kandi nkiri umwana, bafata icyemezo cyo kumfata kugira ngo banjyane muri bampungishe. Baramfashe rero, babona nta handi hantu bantwara. Uwo mubyeyi yari afite nawe umwana mutoya, afata icyemezo cyo kumfata akansasira mu ngorofani. Afata imyenda
ubwo nyine wenda n'ibintu bari bahunganye abishyira mu ngorofani bandyamishamo barantwara ariko ukuntu banjyanye yego bo ntabwo bahigwaga bishoboke ko batahigwaga simbizi neza icyo nzi nakurikiranye nuko kuntu banjyanye baranjyana turajyana bamvana twebwe twari dutuye Kimironko kuva kera mbere ya jenoside niho papa wanjye yavukiye niho twanabaga hanyuma tuva Kimironko rero bamungishiriza ahantu bita Ibyumba tugeze Ibyumba rero nibwo twabayeyo ubwo bishoboke ko jenoside yari iri kugenda irangira papa wanjye tuza kubonana yabaga i Kayonza aza kurangura hari ibintu ngo yacuruzaga acuruza inkotanyi nagiye mbyumva nyuma aza kurangurayo hanyuma rero arambona ubwo rero amaze kumbona nibwo twaje kugarukana aramfata turagarukana dutangira kubana na papa wenda icyo gihe mbere yuko tujya no kuri papa turaza kumugarukaho nyuma icyo gihe navuga ngo mbere ya jenoside ikintu utajya wibagirwa mu muryango wanyu kuko turimo turavuga umuryango turimo turavuga by'umwihariko uruhare rw'ababyeyi bacu mu buzima bwacu bwa buri munsi nicyo utajya wibagirwa mbere ya jenoside ikintu ngiye ntajya nibagirwa nibuka twari dufite uvukana na papa ni data wacu yakundaga kudufata yari afite abana benshi natwe akaza mu rugo urumva twebwe imiryango yacu twari duturanye twese twari dutuye ahantu hamwe quartier imwe akaza kudufata rero yari afite imodoka akadushyira mu modoka twebwe abana n'abana be akatujyana tukajya gusura abandi bafamiliye bacu bari kure nyine nibuka uko kuntu yajyaga dutwara mu modoka tugenda batwambitse imyenda isa aho tugiye babaga babizi abana banza twese twendaga kujya mu kigero kimwe tugasanga twese batuguriye nk'udukombe dusa ahantu hose famiye twajyaga tujyamo twahasangaga udukombe dusa n'abo bana twese b'imiryango twambaye imyenda isa nicyo kintu njya nibuka byari byiza cyane hagati yanyu n'abavandimwe n'ababyeyi banyu mu rugo iwanyu byari bimeze gute n'iki utagibagirwa muri icyo gihe rero ntago ngiye naba nibuka ibintu byinshi ariko twari tumeze neza nibuka gusa ko nakundaga gukurikira mama wanjye ahantu hose yajyaga wakunda uri akana gato nkagenda nyine mwirukaho nshaka kumukurikira ni ibyo bintu mba nibuka yego uza kujya gutya rero utari kumwe na papa muri jenoside birumvikana ko mama yaramaze kwitaba Imana utari kumwe na papa muri jenoside utari kumwe n'umuntu wo mu rugo byari bimeze bite icyo gihe kuri wowe nk'akana icyo gihe rero ntabwo byari bimeze neza kuko ndabyibuka ko n'icyo gihe turi mu gihe cya jenoside ahantu twari twarahungiye mbere tukiri kumwe na papa na mama njyewe nakuze ndi umwana ukunda papa wanjye cyane kuko ndabyibuka njye nibuka n'iyo imaje jenoside yabaye hari barangura ikanzu y'umweru nari nyambaye ngo naranze kuyikuramo nyine duhunga nyambaye ahantu rero twari turi na papa yabaga nteruye papa yakundaga kuba anteruye afite na radiyo mu gihe cya jenoside icyo kintu nicyo nibuka noneho nkaba kwa kundi wumva abantu basakuje ibintu bije nkahita mubwira ati papa noneho baraje ntiyankiraga hasi twabaga turi kumwe urumva rero kuko nakuze nk'uko izina ryanjye ari umutoni wa Sylvie banza n'abakuze nyine ndi umutoni wa papa ahantu hose tuba turi kumwe mukunda ubuzima rero ubwo hari nabonye bihindutse nk'umwana ngendera ariko byari ibintu bingoye kuko kuba utari kumwe n'umuryango ni ikibazo yari we mukobwa wenyine se mu muryango ku buryo wagiranaga urwo rukundo na papa yego icyo gihe nari umukobwa umwe yego n'iki cyatumaga umukunda cyane se urumva ikintu cyatumaga mukunda ni bya bindi nyine by'abapapa bakunda abana kuba nterura kuba tuba turi kumwe ahantu hose akunda kunkinisha kuko ndabyuka n'icyo gihe tugiye kujya guhunga nanze gukuramo iyo kanzu urubibaza ikanzu y'umweru mu bihe bikomeye yego mama banzera ari kuvuga hari ngo bayinkuremo ariko papa ageze aravuga ati nimumureke ubwo nyine nimba bavuga ko kwihisha nambaye umweru ari ikintu kigoye papa ageze aravuga ati nimuyimurekere rwose nayambare yego bishoboke ko papa nawe yaneteshaga kuva ndakana bigatuma mwiyumvamo cyane yaguhaga urukundo rudasanzwe nuko uza kujya gutyoza gutandukana nabo birumvikana ko byaba ikintu gikomeye cyane kuri wowe nk'akana byabaye ikintu kibi gikomeye kuko n'icyo gihe turi kugenda abo bantu bankize muri iyo ngorofani yabo bamungisha twageze ahantu mu nzira n'inzara n'ubwo buzima bubi nta buzima bubi twari twarabayemo nta kintu twari tubuzi
hanyuma rero abo bantu baje ubwo mu bihe by'intambara nyine bya jenoside byari ibintu bigoye tuza kurya n'ibintu by'imyumbati biranyica icyo gihe napfuye abantu bakajya bambaza ngo se ngo niki cyari kimwishuye umwana ngo ndakana gato mvugira mu ngorofani nka bati ni imyumbati ngo ni imyumbati ngo yari ngo yitwa rutamisi gitamisi nkavuga ati ni imyumbati yari nyica urumva rero nahise ntekereza se ubu nanjye ngiye gupfa wenda nabonye ababyeyi banjye cyangwa se ubu nyine numva nyine ndushijeho kuba barabwa atekereza ati yaba ndi kumwe n'ababyeyi banjye wenda sinakariye n'ibi bintu sinakanyuze muri ubu buzima yego mama yagiye muri kumwe mama yagiye turi kumwe kuko ahantu twari twarahungiye ahantu bita Kibagabaga Kimironko naho mu bice bya Kimironko ku kiliziya yaho baje kudusura rero bagiye kudutondesha umurongo kwa kundi bagiye kwica abantu twari twese turi kuri uwo murongo ariko musaza wanjye ahita mfata aramfata we ahita nyirukankana nyine ngewe twebwe turahava turiruka ubwo intera hamwe zarangariye abo bantu ziri kwica twebwe turabacika twiruka musaza wanjye aranjyana yego nuko warokotse nuko narokotse ni nuko watandukanye na mama nuko natandukanye na mama tuvuye aho na musaza wanjye tuhita dutandukana mpita nkomezanya n'iyo famiye yego icyo gihe urumva ugiye na musaza wawe ntabwo uzi mama birumvikana ko wari uzi ibyabaye papa ntabwo wari uzi ko byagenze icyo gihe hagati aho ngaho mu mutima hari hameze gute icyo gihe rumva ntaba mbeshye mvuze ngo ndabyibuka uko byari bimeze ntekereza ko nta ndi kubitekereza icyo gihe muri uwo mwanya ubwo nyine twatekereje nko kuvuga ngo se hari wenda twe tuzabaho nta bintu byinshi nongeye gutekereza twahise tubona ko muri biriya bihe wahitaga uvuga uti wenda birarangiye mama we twasize n'ubundi already birangiye bari ku murongo bari kubica tuhita turiruka turagenda nta kindi rero nakundi gutekereza ibyo yindi mitekerereze naje kongera kuyigira nyuma yego wenda reka tujye nko kuri wari ugiye ukomereje kuri papa aza kubareba jenoside irangiye mwaje guhura gute papa twaje guhura urumva nkuko nabivuze aho za Kayonza yacuruzaga yaje kurangura ibyumba aza kurangura ibyumba rero ubwo kuko we hari abantu benshi bari bahatuye bahahungiye bari barahahungiye hari abantu benshi cyane hari harimo n'abandi bantu babyara banjye twagiye duhurirayo hanyuma rero bishoke ko yahuye n'abantu bakamubwira ko nanjye narokokeye aho ngaho ariho ndi papa niwe waje kundeba nyine ciduka twongeye kubonana yego reka noneho papa mubaze papa Sylvie mwaje kubonana gute na Sylvie ninde wakubwiye ko umwana wawe ariho abantu bavaga ibyumba nibo babimbwiye bambwira ko umukobwa wanjye ari ibyumba kuko yahageze narahavuye nanjye narahanyuze ibyumba narahageze hanyuma barahankura banjyana Kayonza bari wongera gucururiza babimbwiye rero ngira amatsiko yo kuzajya kumureba kuko nari mfite abana babiri abo bana babiri rero nta n'umwe nari nagendanaga nawe nta n'umwe nari mfite nibwo nagiye rero ndamubona mubonye nifuza ko tuzongera kubana nyine duhungutse rero nageze Kimironko nabo barahunguka njya kumufata turabana icyo gihe rero mbere yuko ubona abana bawe ubona Sylvie byari bimeze gute kuba usigaye utekereza ko nta mudamu nta bana wari ubayeho ubuhe buzima nari meze nabi mu muryango nasaga naho ari njye warokotse noneho ndokotse abana ntaza aho bari uretse ko nageze aho nkamenya Sylvie aho aherereye umusaza we rwose ntabwo nari nakamenya aho aherereye namubonye nyuma bitinze cyane yageze za Gitarama sinzi aho bamuhungishije aragerayo n'inka nyuma nibwo amenye ko amahoro yabonetse i Kigali abwira abo babanaga bamuhungije ati muzareke njye kureba n'iwacu ko bimeze nibwo bamuzanye
bamuzanye nari ndyamye numva barakomanze ngo bari baraye hariya za Sonatibe, barakomanze ndebye mbona ni umuhungu wanjye, bita nishima ndasohoka, n'ubundi nari mbafite ari babiri, ngize amahirwe mbona bararokotse, ndavuga ni Imana ishimwe ko mwarokotse, nanjye rero kubitaho. ndashaka kumenya ku nshuro ya mbere ukibona umwana wa mbere, uwa mbere ni Sylvie, wagize amarangamutima yahe, wese wumva bihahindutse iki? Noneho nyuma natubwire ukibona uwa kabiri, musaza wa Sylvie. Urumva uzi ibyishimo by'umuntu uko biteye, hari ibyishimo rero biba bisumba ibindi. Nkibona umwana wanjye wa mbere bwa mbere Sylvie, narishimye, numvise ko menye ko abana banjye bariho. Mbonye uwa kabiri rero narushijeho nanone kurushaho kunezerwa ko umuryango wanjye uriho. Ubwo byatumye ndushaho byari bimbabaje bigabanuka, ntangira kwakira ibyo mbonye, ariko cyane cyane nkeneye kwita ku rugo rw'umuryango wanjye. Ubwo kubera ko ari njye wari warokotse mu muryango, hari n'abandi nagiye mbona, hari murumuna wanjye wigaga i Butare, nagize menya ko yarokotse nawe. Hanyuma hari umwana mbere yese wabo, nawe bamutoraguye mu mirambo, nawe menya ko yarokotse, njya kumuzana, naho yari yarabaye ikiragi, aho mboneye arishima aranezerwa, atangira kuvuga, uretse ko n'ubu byakomeye mu mutwe n'isi hazima, yagize ihungabana ridasanzwe. Hanyuma kubera ko nari mfite n'intego kuva kera mbere ya jenoside yuko mu muryango haba abantu, byatumye nshakisha abana benshi bafite ibibazo, mpita mbazana mu rugo iwanjye rero wasangaga hari abana benshi. Sylvie, ukomere cyane. Papa Sylvie, urumva umaze kubona abana bawe, ariko mbere kubona abana bawe warupfushije mama wabo, byanze bikunze umutima byari bikomeye, byumvikana cyane. Hagati aho ngaho nta kintu, hari ukuntu iyo umuntu agiraniwe yegera Imana agahiga ati Mana nkore kino kintu, nibura mbonye n'akantu kamwe, nta kintu wigeze guhiga ukavuga uti Mana nzakora kino, ntacyo wibuka icyo gihe? Icyo nibuka ni uko bandangiye umuntu ngo bahishe mu musigiti bahunga, noneho bamundangiye ndabaga ngo bamunyereke, baramunyereka, bamunyeretse ndamubwira ngo ubaye inshuti yanjye, ubaye umuvandimwe, ubaye uri umwe nanjye. Nyuma ikindi ni uko navugaga ngo uwo ari we wese wagize icyo akora mu muryango azaba umuvandimwe, azaba inshuti yanjye. N'ikimenyimenyi mu minsi yashize, nubwo byatinze, hari umuntu wankuye mu rusengero, yambwiye ati bamenye ko uhihishe, ati ntuharare. Mu mwaka wundi washize namuhaye inka mbere mu rusengero rwose, ndavuga ni dukunda kuvuga ngo mwarakoze, oya reka tugerekeho n'ikindi bigaragaza ko umuntu yakoze. Namuhaye inka kuko yatabimburira baba baransanzemo bakahanyicira. Urumva rero intego yanjye ni ugushimira
no kugirira neza uwangiriye neza wese. washushanyaga gute ubuzima bwawe butari mu muryango wawe wari wararemye mbere ya jenoside, abana n'umudamu utarababona, wabashushanyaga gute utabafite? Gusa icyo nzi nishimiye ni inyigisho nabonye mbere ngihunga ngeze muri stade, narokotse naraye ngenda, ubundi kuva iwacu Kimironko kugera hariya kuri stade ni nk'iminota 15, ariko nahagenze ijoro ryose. Navuye iwacu saa 2 z'ijoro, nageze muri stade saa 12 za mu gitondo, ariko mpageze baza kutubwira ngo hari aho gusengera habonetse. Bavuze ko aho gusengera habonetse, nubwo nge nasaga nabi naraye mu gishanga ngenda, naremeye njya gusenga njyayo. Ngezeyo batwigishije ijambo rimwe gusa, ati guhora no kwimana ntabwo ari ukwanyu, mwakira ibyababayeho. Hanyuma baratubwira ati bo ubu nta bundi butumwa dufite, nimwe mugiye kubuhana, mubwirane ubuhamya bwanyu ko mwarokotse. Kubwirana ubuhamya bwacu ko twarokotse byaramfashije, numvise ibyanjye byoroshye kurusha iby'abandi bose. Uko bavugaga numvaga ibyo numvaga bikomeye nkumva bivuyeho. Icyo gihe rero navuye aho ndi muri stade aho, nahise menya ko imbere ari heza. N'ubu nawe nakubwira ngo imbere hawe ni heza, menya ko imbere ari heza kandi uhabagarire, uvuge uti byanze bikunze ejo nzagera imbere heza, reka mpategurire hazambere heza. Ni bande babigishaga? Wenda si icyo gihe mbere yuko babigisha wari wariyakiriye kubona warokotse wenyine? Narushijeho kwiyakira ubwo nyine ndi ndaho muri stade, ko nahuriyeyo n'abariya ba Rutayisire n'abandi bantu bene wacu bamwe na bamwe duhuye. Ese haracyari abandi bantu? Ese haracyari abandi bantu? Numva ko ubwo ndiho, uretse abo nari narabonye igihe babiciye, nka papa narinzi ko bugiye bamwiciye, umudamu wanjye bari barabimbwiye ko bamwishe, ariko ubwo tuvuye gusenga nibwo bambwiye ko umugore wanjye bamwishe. Ariko nari namaze kwakira, kuko nari naravuye mu rugo mbonye abandi bo mu muryango ko bagiye babica, umugore wa murumuna wanjye, papa, umudamu we, abantu benshi. Ubwo rero nari narakiriye, narabyakiriye. Sylvie, ntabwo byari byoroshye, byari ibihe bikomeye cyane, uwabiciyemo arabizi. Sylvie, niki kikugoye muri kano kanya wenda papa avuze? Ntacyo nyine nuko ari ukwibuka nyine ibintu bitari byoroshye, ariko ntacyo. Uko niko nsanzwe ngira ama emotion. Ukomere cyane, birumvikana. Sylvie, icyo gihe wumvaga ko ushobora kuzongera kubona umuntu wo mu muryango wawe uri ibyumba bagutwaye muri iyo ngorofani, wagize imana ukarokoka? Ntabwo nabitekerezaga. Ntabwo nabitekerezaga kubera ukuntu twari twagiye twatandukanye, ndetse na musaza wanjye uwo ngo umukuru twari twatandukanye, hari n'undi musaza wanjye nawe twari twasiganye na mama. Ntabwo rero nabyumvishaga, numvaga ko nyine ubwo ubuzima tuzabukomezanya n'abo bantu turi kumwe. Ugeze gutya rero ubonye papa, duhe iyo shusho, duhe icyo gihe kuntu byari bimeze, kuntu wari umeze, ikintu cyaje mu mutwe ni iki? Ikintu cyahise kiza mu mutwe
nahise nishima nyine nk'umwana ko mbonye papa, ndanezerwa numva ko ubuzima nyine bugiye kugenda neza, ko mbonye umubyeyi wanjye. Kandi usibye n'ibyo ngibyo byo kuvuga ko nari mbonye papa wenda ngo nishime, ngewe narekeye gutekereza ko na mama wanjye nubwo nari namusize aho hantu nzi ibyahabaye, numvaga ko nyine hari ukuntu utekereza ngo umuntu wawe hari ntiyapfa. Kuko ndabyibuka nyuma y'amatangazo twajyaga twumva ya Croix Rouge, abantu barangisha ngo uyu muryango ngo baraha buri gihe, nabonaga icyizere. nkajya numva nyine na mama nkavuga ati ubu mama yaratuyobewe. Yego. Komera. Nkavuga ati si wasanga yaragiye nk'ahantu nawe akaba atazi ahantu tuba. Nakunda kubyumva. Yewe nkubwisha ukuri ibyo bitekerezo byamvuyemo maze nko kubyara. Ndavuga shoke ko mama atakihari, sinaba narabyaye ngo areke kuza kundeba. Ako narishimye mbonye papa. Mwakomeje ubuzima. Twakomeje ubuzima. Noneho urumva nyuma ya jenoside ubuzima bwaje kugenda, papa turabana, n'uwo musaza wanjye mukuru yaraje tujya tubana, ubuzima burakomeza. Noneho ubuzima butangira kugenda neza. Ntangira kwiga, nza gutangira primaire, ntangira ishuri, papa wanjye nawe atangira gukora, turatangira nyine ubuzima turabwubaka, dutangira kubona famille urumva zagiye ziboneka, tubona ababyara bacu, tubona abatante bamwe bagiye barokoka, bitangira kugenda neza, ubuzima burongera butangira kugira icyanga. Ahantu papa yababereye umubyeyi, cyangwa reka tuvuge kuri niwe turi kumwe, ahantu yakubera umubyeyi ukabona ko yagiye mu cyimbo cya mama na papa nyine, ni hehe utajya wibagirwa ari naho umushimira cyane? Ubuzima bwose ngewe usibye ukwemo ibyo bihe nyine byabaye ku banyarwanda bose, ubundi buzima papa wanjye yahagaze mu mwanya wose. Kuko n'icyo gihe nigaga primaire, papa wanjye yavaga ku kazi ntatahe mu rugo. Hari ahantu Kimironko abantu bahatuye ubu bahita ku Isangano, kera bahitaga kuri transfer. Hari umushangazi rero wa papa yari we yabaga i Burundi, hari umuryango wacu wabaga i Burundi wahungiyeyo kera, yari yaraje rero acuruza, ashinga aho ngaho boutique nini n'akabari. Habaga hicaye rero abapapa benshi ni mugoroba cyangwa ku manywa. Papa wanjye rero yavaga ku kazi ntago yatahaga, yahubwo yarahicaraga akantegereza. Igihe mvuye ku ishuri muri primaire nkaza nkahita nsanga papa wanjye yicaye aho ngaho, ahita niruka nk'umwana nkamuhobera. Namara kumuhobera, papa rero yakundaga kunywa fanta ya coca kuva kera. Yarangiza ikintu cya mbere yankoreraga yaranteruraga, ahita nterura mvuye ku ishuri ndi umwana, yamara kuntera agahita ampa kuri fanta akabanza akansomyaho. Rero yamaraga kunsomya kuri fanta yahitaga ambaza ngo ngewe ndashaka iki, icyo ushaka. Buri munsi yambazaga ikintu nshaka akahita ngurira. Icyo gihe ngiye nakuze nkunda amata nyine y'ikivuguto ya Nyabisindu na keke. Ahita ambwira ati papa ndashaka nyine ikivuguto cya Nyabisindu na keke, akahita bingurira. Yarangiza bya bindi by'abandi bapapa bagumaho mu mugoroba cyangwa bakicara, papa yarangizaga kubingurira, yamfataga ukuboko tugatahana. Ntabwo rero yambwiraga ngo hari abapapa babwira abana ngo ngaho utanga ujye mu rugo ngo ndaje. Papa twahitaga dutahana. Kuva rero urwo rugendo rwose rw'ukuntu yagiye ankunda anyitaho, nabonye ko ari umubyeyi mwiza, kugenda bikomeje ndetse agenda nkorera byinshi byiza. Yego. Wumva yarazibye icyuho cyo kuba utari ufite mama? Yarakizibye nubwo nyine ko gutekereza umuntu katabura, ariko nkurikije ibintu papa yagiye akora mu buzima bwanjye rwose nta kintu namushinja, ntekereza ko n'Imana ntacyo yamushinja. Niki kindi navuga ngo utajya wibagirwa kuri papa mu kubana nawe, ujya uvuga uti papa ni umubyeyi pe, ni umubyeyi mwiza, ari nayo mpamvu turi kumwe aha ngaha kugira ngo abere n'urugero benshi mu babyeyi baba papa. Urumva iyo uri umwana hari igihe kigera ugasa nk'aho umeze nk'unaniza umubyeyi. Nimba uba utangiye kugenda umenya ubwenge cyangwa uvuga ngo kanaka mama ntahari, ukigira utuntu dusa nkaho ushaka kumunanizamo. Nibuka ko hari igihe nyine nabaga kenshi nkamusaba amafaranga y'ibintu
y'ibintu pe bitanakwiye. Nk'urugero ukaba uri umwana uzi ko wenda urugero ushobora gukenera umwana w'umukobwa ushobora gukenera kotegisi na rimwe mu kwezi, ariko njyewe akaba hari igihe nk'uyu munsi nimba natekereza ko papa atanabizi, sinzi ukuntu utuntu twabaga twamfashe. Nk'uyu munsi bamwampa amafaranga ngure kotegisi nshobora kongera kandi ntanayikeneye iyo mpaye amafaranga, ariko papa ibintu byose yagendaga byihanganira. Cyangwa nko ku ishuri nkamubwira mpaye amafaranga ngurira ikarita se ya telefone, kandi ubwo yakoherereje aguha amafaranga aguha ikarita none ukongera ukanamubipa. yakuguriraga na telefone se? Ngiye cyane muri segonderi. urumva ndangije primaire, yego ngiye nize iyo primaire, naje tugezemo aho primaire hagati ngeze ku wa 5 haje umwarimu yaravuye ku kindi kigo, yari umuyobozi bamuhindurira ikigo nyine baramumanura ngira umwarimu. Aje ku kigo cyacu rero yarakubitaga cyane. Naratashye mpita papa ati haje umuntu ukubita, ntago rwose birakomeye. Papa wacu rero ntiyakubitaga, yaratubwiraga ati papa we ntigeze amukubita, ati kandi yabaye umugabo. Ndabimubwiye papa ahita ati byihorere ndagushakira igisubizo. Papa yisa nshakira ikindi kigo Gera. Amaze kunshakira icyo kigo anjyana kwiga primaire, none ansabira secondaire. Icyo kigo cyari gifite primaire na secondaire. Mbu mu primaire wiga utaha muri interne. Yego. Urumva noneho ndahiga mba muri interne mu wa 5 mu wa 6 nkora ikizamini ndahava njya muri secondaire. Ngeze secondaire nyiga neza, papa kanjyana ku ishuri akaza kundeba iminsi yose yankoraga ku ishuri, akaza no kunkurayo dutashye muri vacances. Iyo ntabishakaga rero nasabaga animateur nkamubwira ati animateur nsabira papa nzatahane n'abandi bana kwa kundi kigare mujye gutega bisi mugere hehe, bikagenda gutyo. Papa babimusaba akabyemera. Ngeze mu wa 3 rero nibwo aho ngaho yanguriye telefone. Aravuga ati nari ngiye kwiga Gisenyi, umwana hajya ngiye menya amakuru ye, ambaza uko ameze nawe mubaza uko ameze. Arayingurira rwose. Papa waba ufite igihunga cy'uko umukobwa wawe kuki wamuguye telefone? Ubundi tuzi ko abana muri segonderi kenshi ntabwo bajya bemera ko batunga amatelefone. Kuri njye ntabwo, ariko nabitekerezaga ko akwiye kujya amenya amakuru yacu nanjye nkamubaza ye. Niyo mpamvu rero nayimuhaye, ariko mugira inama uburyo yajya ayikoresha. Namuguriye telefone rero hakiri kare, nkeneye kujya amenya amakuru ye kandi nawe akambwira amakuru ya nkamubwira amakuru yacu, bikarutuma arushaho kuba umunyeshuri mwiza uri hagati y'abandi banyeshuri yishimye. Icyo gihe nta kintu waba ufite uvuga uti se uyu mwana wanjye kumurera ntibyakugoye? Ntabwo byangoye, ntibyangoye kuko burya hari ibigora ababyeyi, ariko nkanjye wari wavukiye i Kigali nkahakurira, nabonaga uko abana barerwa, nabonaga uko abana bakura, nta mpungenge nari mfite. Ibyiza rero twamuhaga urugero rwiza, abana iyo babahaye urugero rwiza barukuriramo bigakunda. Sylvie, tujye tubona abapapa benshi n'ubushize nyeko twabivuze, cyangwa abenshi ugasanga ntabwo batanga urugero. Benshi barakubwira ati papa wanjye sinshobora kumwisanzuraho, papa wanjye sinshobora kumubwira. Urumva banamubwiraga n'utuntu nyine nyine kotegisi nyine iki. Ni ababyeyi bake bisanzurwaho n'abana babo gutyo. Nagaki papa yari afite katumaga umwisanzuraho gutyo. Urumva umuntu kumwisanzuraho biterwa na rwa rukundo aba yakweretse. Kuba umubyeyi akubaza amakuru, kuba kurindira mu gatana ku ishuri byagenze gute, uramuzanira abashuti bawe. Papa icyatumaga mwisanzuraho kuko nk'icyo gihe niga primaire, papa yakoraga ibintu by'imigati n'amakeke. Akagera igihe twari dufite boulangerie mu rugo, igihe cyagera agafata nk'amakeke akam ngushyira abana b'abashuti bawe ku ishuri ubajyanire. Bigatuma rero kwa kumwisanzuraho nawe yanyisanzuyeho, kandi nta kintu icyo adafite nkaba mbizi ko papa nta kintu yanyuma nyine ubwo ntacyo afite. Nibyo rero byatumye dushaka kumwisanzura. Hari ukuntu tujya tubona ababyeyi benshi bataba beza baba papa. Iyo ubonye nk'umubyeyi umeze gutyo, ufite umubyeyi nk'uyu nguyu wakubereye mwiza, ushima cyane, uhora unashima,
uhita ubifata gute? umva birambabaza cyane, birambabaza niyo mbonye nyine nk'umuntu nk'umwana nawe avuga ngo papa wese yamubereye mwiza, ngo mama yaradusigaranye aba ari uruhango, papa wacu ntiyigeze atumenya ntiyadukurikiranye, numva nyine biteye agahinda. Niho mpita nanahera mvuga ngo hariho wenda bake beza, ese nk'ubu muntu utitaye ku mwana we, kuko baravuga ngo Gerard ntabwo watanga icyo udafite. Nimba arahawe urukundo umwana wawe uzamuha urukundo. Ni hari abantu ujya gusanga ngo se ko umwana utabaje uko ameze, ngo buse ngo twebwe ndinde wabitubaje ngo se twakuze, ugasanga biragenda bikurikirana bikunda kubaho. Rero icyo uhawe nicyo utanga. Nimba umuntu yaraguhaye urukundo ukabubizi, nk'ubu rugero sinshobora guhangayikira abavandimwe banyumvuye ngo wenda ngo biragenda guri cyangwa barajya mu ngeso mbi, barazijyamo se kubera iki, babuze iki se, barashukisha iki se batabonye. Nubwo ubu yaba atagifite ariko hari igihe yigeze kukibona, bituma rero ubuzima ubworoshya ukumva nta kibazo. Nk'ubu ngubu wowe ntabwo wigeze ubona abantu bagushuka, papa akiri mu ngenge, abasore iki, umukobwa wari umukobwa ubyiruka? Gerard reka nkubwire, sinzi ikintu wenda urugero si ukwirata cyangwa umuntu yemere, sinzi ikintu wenda bari kunshukisha, wenda ubwo iyo banshuka nanjye nayo kuba nshaka gushukirwa, ariko twakuze pe, usibye ko ubuzima nyine bugenda buhinduka, ariko twakuze mu buzima bwiza, nta kintu cyo tubura. Ngenda kubwiye ngiye ku ishuri, nabaga wa muntu uvuye ku ishuri ntacyo nje muri vacances, hasagura 25,000 cyangwa 30, nigaga Igisenyi, yari menshi. Papa rero yabaga yarampaye amafaranga, abavandimwe banjye twebwe n'umuryango wacu turakundana, nabo baba muri famille abo babyara bacu, nujya kuvuga ngo ni babyara bawe, tuhora nyine umuryango urakundana n'abavandimwe, kuko twakuze tubana kuva kera, twagiye tubana, twakuze no mu rugo nyine tubana n'abantu, kuko umuryango wacu wari ukoze. Rero ntago bivuga ngo umwana nimba akeneye ikintu undi agifite ubu ngo arakimuha, nimurebera ngo nuwanyogosenge ngo nuwasowanyu, oya n'umuryango n'amaraso yawe. Byatumaga rero nta kintu wavuga ngo ngiye kukirebera. Inshuti twarazigiraga mugakundana, ariko nta waza kubwira ngo ndagushukisha iki. Nkuko nabikubwiye ngo papa yanguriraga telefone yose nshyashya. Ndabyibuka ngeze muri superieri, nagiye kwiga, nahinduye ikigo mva mu mujyi njya mu cyaro, telefone yose nshyashya nabaga nyifite. Kwa kundi rero abana bari batangiye kugenda bamenya ubwenge, bamwe batangiye kujya mu ngeso mbi, wasanga bavuga ngo nguriya se ngo nawe ngo muzi ngo ni papa wamugurira telefone, ngo reka ngo buriya ngo nawe bafite abagabo. Bajyaga babivuga abana, papa yiguhaye, papa yampaye, none ngiye nkajya kuri njye nakuze nyine ndi umutesi, ibintu nkajya ngenda nkahamagara papa. Papa uzi ko ku ishuri rwavuga ngo nanjye ngo nabagabo banguriye telefone, papa se bihorere. Kandi papa yakunze kutwigisha bati mu buzima ujye uhora na puberi yo gutama ibintu bidafite umumaro. Abo bantu barabivuga urahita ubijyamo, bihorere. Bigenda gutyo rero, nta ibyo nagiyemo nubwo ninjye washatse kubijyamo nawe ariko binshikijamo n'urugero. Ati gihora na puberi gutama imyanda. Papa kuki yakundaga ako kantu iryo jambo ni ryiza, nawe menya nzajya mbibwira abana banjye. Kuki iryo jambo? Njye mvuga ko ufite puberi igendana ikintu ntafitiye igisubizo, ikintu gishobora gutuma nkambya agahanga, ikintu gishobora gutuma nshwana, icyo ntafitiye igisubizo cyose njugunya muri puberi nkakomeza, kandi bimfitiye umumaro, byangiriye umumaro munini cyane. Umumaro icyambere, iyo ngiye nkabona ikindakaje, nta muntu utarakara, ariko uburakari bwanjye ntabwo ushobora kubumarana umwanya munini. Kubera iki? Kubera ko nashugunya muri puberi. Wenda sinababwiye nyuma ya jenoside natangiye kwigisha n'iby'amahoro. Nahise nshinga ikintu cyitwa urugo rw'amahoro. Urugo rw'amahoro rero rwigishaga iby'amahoro, guhuza abantu bakiyunga. Bigeze ubwo dutangira gutoragura abana mu muhanda. Ubu abana hari ibyo twashinze byitwa mwana nshuti. Abana bari barabuze ababyeyi, abandi bafite umwe, ugasanga babuze ibyo barya. Urabona hariya hejuru i Nyanza
habaga ikintu bajugunyagamo imyanda, twajyaga gutoragura y'abana, usanga twushatse abadamu babogosha, tubashakiye ibiryo, dutangira kubigisha imyuga. Ese ku buryo navuga ngo uko nabonye imbere hanjye heza, n'undi wese imbere yaze abe heza. Twagiye rero duhuza abantu, duhuza abagore b'abaescape n'abagore bafite abagabo bafunze, bakajya gusurana n'abagabo babo. Twagiye twakira abagabo bafunguwe b'abajenosideri, tukabahuza n'abaescape, bakubakira n'amazu, ku buryo ibintu byagiye biba byiza. Iteka mba nifuza ko imbere hanjye haba heza, kandi si imbere hanjye honyine, n'imbere y'uwo turi kumwe haba heza. Ugasanga noneho iba bankundiraga abantu bose bakagira puberi, byaba byiza kurusha. Icyo kintu ni kinini cyane, ni kinini cyane. Turi kumwe ahubwo n'umuntu wakoze ibintu bikomeye cyane vraiment. Uwo mutima urumva wese ubabarira uvuye muri jenoside, ubuze umuryango wawe, harimo uwo mwashakanye, abavandimwe muri famiye, guhita ubabarira gutyo ugahita ukora n'icyo kintu byaje biti? Nakubwiye ko ngera muri stade nagiye meze ndakaye, ngeze ku bantu bashobora kundengera, numvaga ariyo ntwaro ntwaye, gusaba ngo bazaze njye kubereka abatwiciye. Ariko bamaze kutwigisha, batweretse ngo dutangane ubuhamya, bwa buhamya bw'abandi nanjye bwaranyigishije. Ntangira kugabanuka, ntangira gucisha make, ntangira kwakira ibyabaye, ndetse ntangira no kubabarira. Ntangiye kubona muri stade hari ibintu bidusetsa cyane. Inkotanyi zarahagose, zagose hari i Remera, abahigaga abantu baza muri stade baturana nabo bahigaga, ugasanga birirwa bameze batya bafite ubwoba. Ibyo rero byatumye mbona inyigisho imfasha kwakira. Wowe wahigaga uraje ubonanye n'uwo wahigaga, wowe wirutsa gucika akagucika, none muri kumwe. Ibyo byose rero nabigeze n'ibyumba, mpora nabyo. Mu gitondo wajya kubona ukabona umuntu wakwirukankanye Kimironko aratungutse, nawe uraje ugatangira kwakira ibintu byabaye, ukababarira. Niyo mpamvu navuze ngo puberi, ibintu nk'ibyo. Kandi ibintu byitwa kwigisha iby'amahoro, hari ibintu bibiri by'ingenzi: kugira urwenya. Kugira urwenya urabizi, burya biragusetsa, birakuruhura. Ikindi, gutungura. Kwa kundi ugira anniversaire cyangwa undi mugenzi wawe agira anniversaire ukamutungura atabizi, birya ni ibintu by'ingenzi mu buzima bw'abantu tuba dukeneye, ariko abenshi nabo byitaho. Ariko ni ibintu by'ingenzi. Iyo utunguwe bavuga ngo burya hari abandi bankunda, hari abandi bakurikirana ibyanjye. Hanyuma urwenya, iyo hari ibintu byarimo bikurangaza bishobora gutuma ugenda, bakagutera urwenya, uhita useka, bya bindi ukagaruka uvuye mu gitwenge, ukagaruka byarangiye. Ni ibintu rero bidufasha kubaho mu buzima bwacu. Bitewe n'iyo experience y'ubuzima waciyemo rero, niki wifurizaga by'umwihariko abana bawe bari barokotse jenoside musigaranye? Niki wabifurizagaho, niki utifuzaga by'umwihariko ko cyabageraho? Nifuzaga ko bakura ari abana bameze neza, atari abana bakurana umushiha n'inzangano n'ibindi nk'ibyo. Nabahagwa rero urugero muri quartier, ninjye wahuzaga abantu. Nagize amahirwe uko kwigisha iby'ubumwe n'ubwiyunge by'amahoro,
byamfashije kujya ngenda hanze cyane. Naje kwiga ibyo guhuza abantu, nabaye inyangamugayo ya Gacaca, nagiye muri Amerika niga guhuza abantu, niga kugira ibyo. Rero uko nagiye mpuza abantu niko nabahaga urugero muri karitsiye, bagakurana urugero rw'ukuntu nanjye mbana n'abandi. Kandi urwo rugero ndukomora no kuri papa wanjye. Papa nawe namenye ubwenge sanga ariko yagiye abaho, nubwo batabayeho mu bihe bibi nk'ibyo, ariko hari ingero nziza yagiye atanga aho yari atuye. Abantu bamwirahiraga, yarahaye inka ni benshi. Ndibuka muri za 40 basenya, muri za 59 bageze mu muharuro w'iwacu, bajya kudusenyera. Bagiye kudusenyera, bamwe baravuga ngo murasenya urwo rugo, natwe turabasenyera. Bati kubera iki? Ntabwo twasenye. Papa yitwaga Gapara ya Apollinaire. Ntabwo twasenyera Gapara ya Apollinaire, rwamamara ndetse. Ntabwo twamusenyera kuko ibyo dutunze niwe tubikomoraho. Nuko ndibuka umwe witwaga Gatabazi niwe waje ati size nti ati uwica imbeba ntaba ririhaka, atubwira iwanyu bisahure, atubwira iwanyu bisahure kuko buriya byakaze namwe ejo babice. Nuko byari bitaraba nk'iby'igihe cya jenoside, ariko ugasanga baje kutuburira bati nimugoroba mugende murara, tukagenda aho tugiye kurara bakatwimukira, gutyo tubaho neza. Ariko urugero komora ku mubyeyi urarukurana ukaruha n'abana bawe nawe. Papa Sylvie, kuba Sylvie uyu munsi agushimira, nanabonye no kuri YouTube channel ye, agushimira ukabona birimo amarangamutima, bikwiye ku mutima, suko mwasigaranye ngo hari ababyeyi basigana n'abana cyangwa basiganye n'abana, ugasanga ni umupapa ariko ntabwo afata inshingano, ngafata inshingano z'umubyeyi, yumve kuko ari umubyeyi agomba kumuba hafi. Warabigambiriye uravuga uti Sylvie na musaza we abana nari ndokoye ndokukanye nabo, warabigambira uvuga uti hari uburyo ngomba kubarera mu buryo budasanzwe ku buryo batazagira icyo cyuho cyo kumva ko mama adahari. Iteka umubyeyi agira intego yiha. Nanjye rero intego yanjye yari iyo kubarera, ntibiyumvemo ubupfubyi bwo kubura mama, ahubwo bagahora biyumvamo ko ari abana bafite umubyeyi, bafite aho baba, bafite uburere, bafite byose. Imana rero yarashoboje. Ndibuka ko imuhira habaga hari abana benshi, ariko najya kubagurira imyenda nkabashora bose. Nabageza mu iduka ntimwitoranyirize, umwe watoranije akaba ari umugurira, undi watoranije akaba ari umugurira, ariko igihe kikagera kandi nkabagurira bose icyarimwe hamwe bahitiyemo. Ndumva Sylvie yakibyibuka. Wumva kuzabishobora, ugiye kubagurira, wenda mbere ni mama yagiragamo uruhare, wumva kuzabishobora ibyo bintu, izo nshingano nanone nibyo niza, ariko hiyongeyemo n'izindi, wumva kuzabishobora Papa Sylvie? Numvaga nzabishobora kuko y'abana bakiri bato ababyeyi barabagurira, ariko bamara gukura noneho ahubwo ukabona ko ibyo ushaka atari byo ashaka, ahasigaye ukamenya kumuha amafaranga akajya kwigurira. Ni muri urwo rwego rero nari z'ubwenge, nzi gukurikira, nzi kumenya aho umwana ageze. Nta cyakugoye byanze kunze, ntabwo byabura? Ntibyabura, ariko si cyane, ntabwo ari cyane, kuko urumva nk'ibyo nakubwiye by'igihe cyo kwigisha iby'amahoro, nabaga nabonye n'izindi binyigisha.
kuko abo twatoragura mu muhanda wasangaga basumba rutana, bimwe rero barutana nkabibaboneraho nkabazanira ab'iwanjye nkamenya uko mbigisha, nkamenya ikigero urugero mbaha. Sylvie, ni he navuga ngo watangiye kuvuga uti ebana papa ngomba kuzamushimira, papa ngomba kuzamubwira ko yabaye papa, ariko papa mwiza? Byatangiye gute? Byatangiye urumva iyo umuntu agiye muri segonderi nyine agenda amenya ubwenge. Niko nize ku bigo bitandukanye, ngeze muri superiere rero nagiye kwiga, urumva nageze aho njya kwiga mu kigo cyo mu mujyi i Gisenyi, ahantu hari mu mujyi mu wa gatatu, nkora troncome ndangije n'abashuti banjye dufata gahunda bavuga ngo tuve mu mujyi tujye kure y'umujyi kugira ngo tuzagire amanota meza. Abantu rero twagiye kwiga hari habi cyane, hari mu karere ka Rutsiro, imihanda mibi, umuntu ari kugusura yo nyine ni wa muntu wawe, kuko abantu barazaga wanababwira aho hantu bati reka ntitwaze. Kuko ndabyuka twajyaga kwiga tukagenda muri bisi, abaturage bavanzemo n'amatungo, ntiwamenyaga ko ugeze no ku cyapa cy'ahantu. Reka shoferi we yaribwirazaga buri cyapa ageze agahagarara, buri cyapa agezeho. Nuko aho hantu rero mpageze ndebye ukuntu ari kure, ndebye ukuntu ari habi, nanjye nahageze nicuza icyatumye njyayo. Ndangije mbona papa wanjye akomeje kuza kuhansura, akava i Kigali agafata inzira ya Ruhengeri Gisenyi, yagera Gisenyi agakomeza no kuza muri ako karere ka Rutsiro, hari ahantu habi bitazanyagahinika. Papa akaza kuhansura. Byatumye rero ntangira kubona ko papa wanjye ari umubyeyi udasanzwe, kuko hari abantu twiganaga kandi twaravanye n'i Kigali, ariko ababyeyi babo ndetse bari bafite n'ababyeyi bombi ariko batajya bahagera. Tukarinda tuhava twamara imyaka 3, kuko nahize wa 4 na 5 na 6 twarinze tuhava batabasuye, bakaboherereza amafaranga gusa. Ariko njyewe buri gihe papa wanjye yaransuraga, iyo myaka yose nahamaze abantu bose babaga bazi papa wanjye. Rero byatumye ndeba aho hantu nuko kunanyitaho n'ibyo bintu byose agenda nkorera, mbese bwari ubuzima bwatumye nta kintu nifuza cyangwa ndarikira aho hanze. Nimba telefone nshyashya yarazaga akavuga ati arayinguriye, ampaye ayo mafaranga, ava ku ishuri. Nakubwiye ko navuga ku ishuri mfite amafaranga agera mu 30,000 nasaguye, nagera mu Gisenyi mu mujyi ahubwo ndi kumwe n'abana b'Igisenyi tukagigoma kugura imyenda, inkweto, ibi muri ya mafaranga, nkaza muri vacances n'ubundi meze neza, ahubwo naguze inkweto nzasubiza ku ishuri ikindi gihembwe. Byatumye rero mbona ko papa wanjye ari ingenzi mu buzima bwanjye. Ndetse ngeze kaminuza papa wanjye ntiyaryamaga ntarataha, kereka iyo nabonaga mubwira papa aryama n'ukuri ndahageze ngeze ku muhanda uryamye ndaje, naza nabwo nkamuderanja kwako nkajya kwa papa naje kugira ngo yumve umutima utuje. Rero byatumye mbona ko papa wanjye hari bonde ikomeye hagati yawe nawe. Ubwo buzima bwose cyane cyane urwo rukundo rwa papa rwakwigishije iki Sylvie? Urwo rukundo rero ikintu rwanyigishije nanjye gukunda abandi cyane, binaboneraho ngira inshuti nyinshi cyane, nanjye ntanga urukundo kuko koko nararuhawe, ndetse by'umwihariko nkakunda umwana wanjye cyane. Wumva ari yakwigishije gituma ukunda urubyaro rwawe, uvuga uti akantu papa yangishije ngomba kuzakapurika ku rubyaro rwanjye? Urumva ko kuntu papa wanjye yankundaga ndetse agakunda n'abandi, nubwo tutabivuze mu rugo hahoraga abantu byari abantu, harimo ndetse n'abo bantu baba abana baduhemukiye cyangwa n'abaduhemukiye bafunguye bakaza mu rugo. Papa rero buri gihe twabyukaga tugasanga muri salo huzuye abantu baje kureba papa, bavuze papa aba bantu baba bari hano, kandi niko abaha amafaranga, niko abafasha, abaje atayafite ari kubaha gahunda z'igihe azayabahera. Tukibaza ibi niki, ariko maze gukura, maze kuba mukuru, nibwo nabonye ibyo papa wanjye bari kubiba. Ibyo rero byatumye mvuga ngo nanjye ngomba kwita ku mwana wanjye, nkamuha urukundo, ndetse akazakura abona ukuntu nkunda abantu, bizamutera nawe kwera imbuto nziza. Reka nsimbukire ahantu hakomeye cyane. Wambaye impeta, uri umugore wubatse, sibyo? Mbere ukiri umukobwa byanze kunza kuntu twishimira twifuza gushimira ababyeyi bacu cyangwa n'ababyeyi bacu abatureze. Washushanyaga gute ku bukwe bwawe cyane cyane hagati yawe na papa? Ku bukwe bwanjye rero umva nyine nari nateguye ibintu byagutse, ibintu nzakora, ariko byaje kwicwa na covid. Tutarajya, ndashaka wari witeguye gute?
umva nari nateguye ko urabona kuriya mu ugomba kumushimira cyane urabona mu bukwe abantu bazana abantu baririmba bagashimira ba mama wabo bakabavuga ngewe urwo ruhande ntabwo rwari kuzamo cyane rwo kuvuga ntubura umuntu kameme wenda umuhagarara mu mwanya ariko ntumutindaho nuko umuha impano agenda numvaga rero abantu n'ubundi nari nashatse bazandirimbira mu bukwe bari kuza nyine bakavuga n'igisigo bakavuga papa wanjye ko nanjye ari umubyeyi mwiza kuko nibaza impamvu abantu bakunda kuvuga ba mama gusa se kubera icyo badashimira abapapa kandi nabo beza bahari rero mu bukwe bwanjye papa nawe ari kwicara ari muri wa mwanya bicazamo abamama akaba ari uvugirwa ibyiza byose komera wumvaga se papa agomba kubyakira gute wumvaga uri bukuremo iki wumvaga uri bukuremo wa muneza kumva ko wamushimiye koko numvaga ndi bwishime nyine ko namushimiye kandi ahanini icyo nifuzaga icyo nari ngendere ni uko abandi bantu babona isomo zo kudacira abantu urubanza kubera yuko usanga nk'urugero jera nk'ubu ngubu abantu bashobora kubasura nawe urubatse uri umupapa baza kubasura mu rugo ukumva bari gukomeza babwira umumama ngo rega ngo umubyeyi ngo ni nyina ngo umubyeyi ngo ni mama ngo umwana ngo yabuze mama ngo rwose ngo ibintu ntibiba bigenda neza kubera iki se mama ashobora kutaboneka ariko umupapa akahaboneka nawe akaba umupapa mwiza ntabwo rero tugomba kugendera ku babaye abapapa babi ngo twumve ko ibintu byose bita bizamba nashakaga gutanga n'isomo nkabereka ko umumama adahari umupapa rera ndetse agashyingira wumvaga uzamwambika ikamba amagambo ari kumubwira nayahe nari kumubwira amagambo nyine kuri cano yanjye ariho ariko nta nabivuga nyine ko ari ingenzi mu buzima bwanjye kandi ko ari umuntu ni umuntu udasanzwe nyine ni umuntu w'umumaro nari kubimubwira ibyo byose nkabimubwira kuko njye nahoraga mbimubwira nti twakundaga papa nyine twaraburagaga kuva kera n'abana bose tuvukana mu rugo n'abantu nta bya bintu by'umuntu uba wikomeje ngo uyu muntu ni mukuru ngo uyu ni mutoya twakundaga nkabanya papa mu bukwe bwanjye nkajya nyine mbashushanyiriza ngo ukuntu bizaba bimeze ni papa rero ubu mu bukwe bizaba bimeze gutya agaseka mbaze yarajyaga yumvisha ariko butazi nyine akabona hari ndabase uzaba gute bizagenda gute nkavuga mu bukwe ukuntu bizaba bimeze uzaba wicaye hariya nzagushimira ni njye mba numva nkanamubwira ati mba numva njye ibyo bintu by'umuntu ngo uhagarariye mama kuko ndabyuka no mu bintu by'ubukwe naye namubwira ati njye ibintu bya kado za mama ntazizaza nkabwiza ukuri kuko ntawe nyine nta muntu wamugiriye mu mwanya nta wamubereye mu mwanya ngo ndaza gutanga sinkunda ibintu by'uburyarya no kubeshya nta n'uwamusimbura reka ahese papa iriya mpano nawe oya papa ageze aramubwira ati oya njye nzayigurira kuko hari umuntu yambwiraga ngomba gushyira mu mwanya ariko numvaga nyine imyanya yose papa wanjye ari ugomba kuyijyamo agomba gufata impano ya mama agafata n'iya papa papa nk'icyo kintu iyo ucyumvise wumva umeze gute ku mutima kubera ko ari umukobwa wanjye numva bikwiye ariko iyo ushimwa biba bikongerera izindi mbaraga mu buzima ndetse hari ubwo uvuga uti nari mfite imyaka 20 bongeyeho umwaka kuko hari umunezero uje iyo umuntu agushimura anezerwa nanjye rero iyo ushimwe kumva nshimwa n'umukobwa wanjye hari ishimwe rikomeye kuri njye umunezero kuko hari umubyeyi avuga ngo ndagikize nawe ndahasohotse njye rero siko byari bibi iryo shusho ashushanije iyo ko wagomba kuba mama ukaba papa ibyo byose akagushimira no kuba wabaye papa udasanzwe pe iyo shusho akikubwira ati papa nzagushimira mu mwanya wa mama nzagushimira no mu mwanya wa papa wumvaga icyo kintu gikuriye ute ndumvaga nibyo koko yakuza mbona yakuze yambwira ibyo akeneye kuko umwana ufite se na nyina hari ibyo abwira se yabindi akabibwira nyina cyangwa akabwira nyina akaba ari umusabira kuri se ngero yakuze ari abimbwira byose
byatumye rero numva ko ari byo numvaga ko ari byo bikwiye kandi nzabiziga uburyo namugira inama akagaragara nk'umwana ufite abandi bagiye bamugirira umumaro. Sylvie, ukunda gute papa wawe? Rero n'ukuntu wumureba ariko ukunda cyane nyine. umukunda cyane. None se icyo kintu ba covid gerakibujije ntabwo igeze gikora cyangwa na gatoya? Oya, twarabikoze, twakoze nyine ubukwe buraba dotiraba, ariko nyine naho ngaho byabereye nyine naramushimye. Ariko kuko ikiragiye bitari byemewe nyine already twari twaranabishyuye abo bantu bakora ibintu byose by'ubukwe n'amasari, ibintu byose twari twarabiteguye, ariko tugenda tubyimura, twabyimuye nk'inshuro 3 covid ko irushaho kugenda iwe. Rero bigeze aho finali turabukora, ariko aho twabukoreye mu buryo twabukozemo naramushimye. Yego. Ntiwigeze usubiza inyuma se uvuga uti papa noneho nubwo mu bukwe ntigeze mushimira uko mbishaka, reka noneho nkwereke cyangwa ni surprise njye kwica ariko uzakora? Oya, si icyo yanjye ndamushimira, ndamubwira ibintu byiza nyine, nka kuri anniversaire nkamuhamagara nkamubwira bya bintu byiza nyine bindi ku mutima, nkabimubwira. Urabona abantu benshi tugira ikintu nk'ubu nguhamagaye uri n'inshuti yanjye twavugana atavuga ati jera nyamara ndagukunda, ushobora gusanga undi muntu turi kumwe abigize big deal, ubuse ngukunda Gerard gute ngubiki umugabo umuntu w'umupapa. Yero si uko mba mbifata, umuntu niba ari inshuti yawe ejo ashobora kuzifuza kumubwira ibyo bintu, kandi njye rero nkoresha igihe cyanjye, nicyo kintu nahisemo. Wanjye rero turavugana nkamwibutsa ko mukunda, nkahita mbimubwira cyangwa mwandikira n'utwo tumesage. Sibyo ngo ari kugenda asaza nyine atabona neza, sinamuha message akarwa amaso, bitamuhamagara nyine nkamubwira bya bintu byose, ati papa kuri uyu munsi wawe nkwifuriza ibi n'ibi n'ibi, byanashoboka n'izo mpano nkazimuha rwose. Uzamuhinga bandi zabinshoboze singiye ko ariko ntabwo irenze urwo rukundo, ariko nayo nayimuhada, nayo wayimuha nabirenze sinzi. Wenda tugana ku musozo, hari icyo ushaka kumubwira aka kanya? Yego. Ikintu nshaka rero kumubwira n'ubundi ni ukumushimira. Ni ukumushimira, narabitangiye ntangira mbikorera kuri channel yanjye, ndamushimira ndi muri na rwa rwego rwo kurwanya umuco wo kuvuga ibyiza by'abantu batagihari. Navuze se papa wanjye urugero, hari igihe nagenda mbere ye cyangwa wenda we akagenda mbere yanjye, ntago tuzuzagenda mbere, ni igeno ry'Imana. Ariko nkibaza se nk'urugero, papa wanjye biramutse bibaye ngombwa wenda ko agenda mbere cyangwa njye nkagenda, ntarigeze mubwira ukuntu ari indashyikirwa, ukuntu yambereye umubyeyi w'inyangamugayo. Kandi si njye nyine Gerard, ndabyibuka ntwite murumuna wanjye ntago ari mu Rwanda, yajyaga ampamagara akambwira Sylvie uzabyara umwana usa na papa. Nase nzabyara umwana usa na papa, papa yaneye inda, papa se n'umugabo wanjye, nise ko icyifuza ko mbyara umwana usa na papa, agasa na seko. Akavuga ngo papa wacu rega ni mwiza, ngo papa wacu ni umuntu mwiza, ngo baze ngo tugize umuntu usa na papa. Byanyeretse rero ko kandi Imana yarabikoze pe, umwana wanjye koko asa na papa. Imana yarabikoze, sinzi ikintu yabikoreye. Noneho mpita mbonera ndavuga ariko uzi ko papa atabaye mwiza ku ruhande rwanjye, n'abavandimwe nabo babizi ko papa ari umubyeyi mwiza. Rero nahise mvuga ngo reka mushimire, reka mubwire ko urwo rugendo papa wanjye nta kintu yigeze anyima, n'ubukwe yankoreye ubukwe bwiza Gerard, nubwo biri muri covid. Sinase mvuga ngo nifotoreje, nta kintu na kimwe twigeze tubura. Wifotoreje hano muri Sande Park. Ubukwe bwacu bwari bwiza, narabyaye, papa wanjye yarampembye, urumva arampemba, ndetse n'iki gihe ari gihe nyine agezamo agatekereza akavuga ngo umwana udafite ngo mama we, akabwira nk'aba berseri ngo mujye kunsurira umwana mu muganirize, wenda agatekereza ati ubwo yabaye umugore hari ikintu atambwira, akantumaho. Ibyo rero ni ibintu bikomeza kukwereka ko urukundo rw'umubyeyi ku mwana binagenderaho no kuvuga ngo abantu ni ukuri, hari ababyeyi beza, ababyeyi b'abapapa beza bahagarara mu nshingano zabo. Rero hano turi no hano mu nkuru yanjye, nanjye papa ndamushimira pe, dufitanye inkuru ndende, inkuru y'ubuzima bwacu ni burebure, ntabwo twabivugira hano ngo tuzabirangize. Abatuzi bamwe bagiye bazi amateka yacu, ariko
papa yabaye umubyeyi mwiza. Yeah. Papa yabaye umubyeyi mwiza, ndamushimira cyane. Nyine sinzahwema kumushimira mu gihe nkiriho nawe akiriho, ajya amenya ngo ntago yakoreye ubusa. Yeah. Yego. tubabwire bakiriho, tubabwire ko tubakunda. Yeah. Tubabwire bakiriho, ni nayo channel yawe. Yego. Ibindi mubirebe kuri channel, kuri channel ya Sylvie, tubabwire bakiriho. Kandi iki kintu kinatwigishe natwe twese, niba ari umuvandimwe ufite ukabuze ko yagukoreye iby'indashyikirwa, mushimira akiriho. Niba hari umubyeyi ugifite, ari benshi bumva ko umubyeyi ari uwakubyaye gusa. Ntabwo uri imfubyi niba ufite tante wakubereye mama, ntabwo uri imfubyi niba ufite onkle wakubereye papa, wagiye mu cyimbo cy'umubyeyi wawe. Ntukihite imfubyi, jya uvuga uti nagize Imana, ufate umwanya umushimire. Icyo kintu ujye ukireba ukiteho, wongere ukiteho, utazicuza uwo muntu atagihari. Ni ukuri pe, hari ababyeyi nyuma ya jenoside babaye babi pe, ariko hari n'abandi babaye ababyeyi beza ku bana bari basigaranye b'abavandimwe babo, baba beza. Rimwe na rimwe uwo mubyeyi umunsi ari kwibaza ko bano bana batagaruka ngo bashimire ibyo nabakoreye. Nawe yakwishimira kubona wa mwana murumuna we, wa mwana wa mukuru we, wa mwana w'umushiki we, wa mwana wa musaza we agarutse akamubwira ati ndagushimira. Yakishimira kumva umwita ngo mama aho kugira ngo umwite tante. Uzi ukuntu byamuryohera. Icyo kintu nawe ukigireho, wigire kuri Sylvie, kuri iki kintu ari gukorera papa we. Wigire kuri Sylvie, hari n'akantu Sylvie wamuteguriye, si yego. Nabonye ibyo aribyo byose uzanye akandoti ni aka papa tu. Yego. Wakamuha. Yego. Byanze bikunze gafate neza ku ka mikoro, ubundi wenda tugire gutya, kandi bibe n'urugero kuri buri muntu wese, umwana uwo ari we wese wifuza gushimira umubyeyi we. Bibe n'urugero by'umwihariko no ku mubyeyi bikoze isoni umubyeyi utarigeze, nawe ubizi neza ko utigeze uba umubyeyi mwiza ku mwana runaka. Sylvie, gira icyo ububwira, iyi mpano ntigende gutyo gusa. Ikintu wumva ufite ku mutima. Ikintu mfite ku mutima no gushimira nyine papa wanjye, kumubwira ko ni umubyeyi mwiza. Gushimira ntibisaba ibintu bya mirenge, gushimira ntibisaba igihe cyose washimira umuntu, igihe cyose wamubwira ko yagize umumaro. Gerard, ahangaha niho twahera tuvuga, abantu benshi batekereza ko gushimira ari ibintu bizatwara budget ndende, nk'uko wari ubivuze. Kubwira umuntu ko yakoze ikintu mu buzima bwawe, ijambo ritanga icyizere. Uwo muntu hari icyizere yagukoreye, agikorera n'undi, ariko undi yagikoreye wenda yaramutengushye, wowe umubera w'umumaro. Hari umubyeyi ubyara abana bose ntibamuhire, wenda bamwe bakagira imico mibi, cyangwa umuntu akakurangira akazi, umwe akagera muri ako kazi akiba, undi akaba muzima. Yagira wenda afite uburyo bwo gukomeza kuba yaha abandi akazi, akavuga ati se n'uwo nagahaye ntago azirikana, n'uwo nagahaye nta kintu yambwiye, ariko ujye ukamubwira ati ndabizirikana, warakoze. Ibyo bintu bimutera imbaraga. Papa yabivuze neza, aravuga ngo iyo umwana nshimiye numva niyongereye nk'umwaka. Uwo mwaka rero nutuma hari icyizere cyo gukomeza kubaho, ubuzima bugakomeza kumuryohera, akavuga ngo ndifuza kuba nakomeza kubaho. Papa wanjye rero yifuze gukomeza kubaho, imyaka akomeza yongere, nifuza kumugumana cyane, n'andi kubibwira, nifuza kugumana, nifuza kubyara abandi bana ukababona. Njya nkubwira ngo abana banjye uzabatuma, niko njya mubwira, abana banjye agomba kuzajya yicara akavuga ati genda unzanire iki, genda unzanire iki. Ibyo rero nibyo nifuza. Ntabwo rero byazageraho ubuzima butamuryoheye, bugomba kumuryohera wihereye mu mbuto ze. Papa warakoze ibyiza byose wankoreye, ndetse n'ubu ukimba hafi, ukingira inama, ukimfata ukuboko. Imana iguha umugisha. Ino mpano ivuze iki kuri wowe? Iyi mpano rero, iyi mpano ni simbole yo kwerekana nyine urukundo. Papa yavuze ati gutungura, nawe wumvishe ko abivugamo. Twebwe turi abasirimu, tugomba gukora utuntu tw'udusiripurize. Impano iyo ukunda uratanga, ntabwo wavuga ngo urakunda nta udatanga. Nubwo ari impano ntoya yagiyemo hano, wahoze umbwira ngo nzamuhe n'inka,
n'inka nzayimuha rwose Imana izabinshoboza izakwirwamo. Ibi rero bisobanuye ko nkwifuriza no kwakira n'izindi mpano nyinshi cyane rwose. Ibyiza bijye bihora mu nzira zawe bikugana papa, ntukabure ibyiza. Yego, yakubera umubyeyi. Zera ni indashyikirwa, ndaza kubikubwira nyuma. Oya sawa, wimbwira kaka. Oya ndabikubwira, ni byinshi ntabwo twabivamo, ariko ni ukuri n'umubyeyi mwiza. Papa Sylvie, ino mpano ivuze iki kuri wowe? Impano mu by'ukuri ni ikintu kinkoze ku mutima. Naje nzi ko turije mu biganiro gusa, ariko kuba yampfunyikiye n'impano numvise binkoze ku mutima, birerekana rwa rukundo koko ni ukurubagarira. Mu by'ukuri rero umukobwa wanjye ndamukunda kandi ndamushima, kandi mwifuriza ko yatanga urugero, ibyo arimo kunkorera yabiha n'urugero no ku bandi. Oya, ndakeka ko kino kiganiro ari inyigisho ku bantu benshi cyane, twagakwiye gushimira abacu tukibafite tukibareba. Hari umuntu wigeze guca ngaha, ni umudamu nawe warokotse jenoside, yasigaye ari umwe gutya, nta muvandimwe nta mubyeyi, uko bose barabishe, ariko agira Imana abona umuryango umurera nyuma ya jenoside bamubera ababyeyi, ariko we ntiyabibona ko bamubereye ababyeyi. Abyibuka, urumva nawe yarafite igikomere, abyibuka ari uko uwamureze yagize stroke, atakibasha kumva, atakibasha kubireba, atakibasha kugira gute. Aza ahangaha ndashaka kubivuga kugira ngo isi yose ibibone ko nababaye, ko uyu munsi ntabasha kubimubwira acyumva, uyu munsi ntabasha kubimubwira, wenda n'abana be aribo bavandimwe banjye uyu munsi mfite, babone ko nari mfite icyo kintu cy'uko namenye ko yankundaga, nubwo ntigeze mbimwereka, ntigeze mbereka ko nashimye. Ariko Sylvie abikoze, papa ameze neza, yumva abireba. Icyo kintu ni ikintu cyo gushima Imana, n'abandi babyumvireho. Reka tunagane ku musozo rero. Jye Sylvie mbigushimire, ni ukuri pe, nawe uri urugero, si papa gusa, nawe uri urugero. Burya umubyeyi byanze bikunze iyo yitwaye neza, twebwe abana ntitwitware neza, kiba ikindi gikomere ku mubyeyi. Umubyeyi ashobora gukora ibishoboka byose, ariko umwana akamubera mubi. Wowe Imana imva ikomeze guteza imbere abo buzukuru ba papa, bakomeze biyongere, ajya n'abatuma, azagira iki cyo kubatuma. Ni ukuri pe, ni ukuri, kandi ni n'urugero by'umwihariko. Hari abantu batazi agaciro k'itangazamakuru. Nk'ubu ngubu ibi ngibi ntabwo ari ibyo mu rugo rwanyu gusa. Umva papa nta kuntu atagize, ajya mu mihanda yose akajya gushaka abana barokotse, bandi bishe abantu muri jenoside, akabahuza. Ibyo ngibyo iyo agiye Imana akabona itangazamakuru akabijyamo, byeko u Rwanda uyu munsi ruba ari paradiso. Biba byarageze ku bantu benshi, iki kintu kiragera ku bantu benshi, byanze bikunze kandi birahindura benshi. Kandi ndabizi hari benshi bazaguhamagara bakuvuga ko bafashe umwanzuro wo gushimira ababyeyi babo, ababareze cyangwa bababyaye bakiriho. Ni iki wenda wabwira abantu dusoza Sylvie? Ikintu nababwira n'ubundi tubwire abantu ibyiza byawe, tubibabwire bakibasha kubyumva. Gerard, dusanga abantu nk'umuntu agize ibyago arapfuye, ugasanga abantu bose baramupostinze, kandi kuri anniversaire ye ku munsi mwiza wenda w'abamama ntiyigeze abimubwira ngo uri mwiza mama cyangwa tante wanjye. Ugasanga bagupostinze wapfuye, ntubibona, izo ndabyo bazizanye utakizibona. Niduha abantu urukundo bakirubona, tubikore tukibasha natwe kubikora, utazifuza ibintu utakibishoboye. Ni muri urwo rwego rero mbabwira ngo nimureke dutanga ibyiza, uko ibibi birushaho kwihuta turushaho twebwe gusakaza ibyiza. Yego,
niyo mpamvu ngewe nanazanye iyo channel yitwa Mubwire TV ivuga ngo tubabwire ibyiza byabo, tubabwire ko tubakunda, tubabwire ko ari ingenzi, izo mpano ibyo utekereza byose tubikore. Yego, mugende munakore subscribe, mwiyandikishe kuri urwo rukuta rwa Sylvie Mubwire TV, urwo rukuta rwiyandikisha uvuga uti nigewe na Sylvie. Urumva umuntu ufite ibintu nk'ibi ngibi ntabwo natakwigisha ibikomeye, byanze bikunze. Niki dusanga kuri urwo rukuta narugiyeho, ni nk'iki navuga ngo uzajya uduha cyane cyane kuri Mubwire TV? Cyane cyane kuri Mubwire TV nuko nabivuze, nukushishikariza abantu kubwira abantu ibyiza, dukora ibyiza, tubashimire, kandi si ukuvuga ngo biratwara budget nini. Nimba nta n'ubushobozi nyaruka umubwira iryo jambo, nimba unari kure cyangwa utabishoboye ntuma ngende mukubwirire ko ari mwiza, ko ari ingenzi. Ibyo byose tuzabisangayo. Ni urubuga rugifunguka, ariko nge nahereye kuri ba bantu nanjye bagize uruhare mu buzima bwanjye, bajya vuga ngo ujya kunaga uburezi arabwibanza, ujya gutera uburezi ujya gutera uburezi arabwibanza. Nabanje rero kuri abo banjye, hari inkuru yanjye na papa n'umutante wandeze na ya famille yanjyanye muri jenoside ikandyamisha mu ngorofani. Ariko ibikorwa bigiye kugenda byaguka, n'abandi bose tuzajya tuhanyura dukora ibyo bintu byo gushimira abantu bagiye. Rero kora subscribe kuri no channel Mubwire TV. Sylvie azambwira ati hari abantu nabonye ku nkuru yanjye banshyigikiye, baje biyandikisha kuri channel yanjye. No kuri bikore subscribe, nawe yishime kandi abwire benshi, sibyo? Niko bimeze. Papa, reka tugare ku musozo. Byanze kunze, hari experience y'ubuzima ufite, hari urugero rwiza watanze byumwe kuba papa, urugero rwiza. Nahoze mvuga ni hari ababyeyi benshi batabaye beza nyuma ya jenoside, bari bakwiye kuba ababyeyi beza, ariko hari n'abana batabaye beza kuri abo babyeyi, bigatuma murakeka ko ari ababyeyi batabaye beza. Wenda tujye ku babyeyi kuko batabaye beza. Uyu munsi n'ababyeyi byanze kunze, umuntu niwe uzi umutima we, uzi neza ko atabaye mwiza, cyane cyane atabaye mwiza ku bana. Yarakwiye kubera umubyeyi, situno n'umwana w'umurumuna wawe, umwana w'umuvandimwe wawe, umwana mubyara wawe, wamufashe uramurera, ariko umubereye umubyeyi mubi, cyangwa ntunamurize kandi wari ukwiye kumurera. Niki wabwira abantu nk'abo ngabo, n'ubutumwa navuga ngo wabwira umuntu wese warebye kino kiganiro? Icyo navuga cya mbere ni uko uburere bwiza bukomoka ku ngeso nziza wakiriye, kandi uburere bwiza uko gushima yakwiye ku burere bwiza burimo inyigisho. Iyo nyigisho yigisha umwana wari ugiye gutana, ubwo uwumva ibi uko arimo kurushimira nawe ashobora kwigarura. njya ngera mu nkiko nkumva abana barokotse uburyo baburana n'ababareze, basanga barabagurishirije amasambu, basanga baragize, nkasanga atari byiza. Ariko iyo wahaye abantu uburere bwiza, nabo barabukurana, nabo bakazagira uburere bwiza. Nta kundi twazaca ingeso mbi. Ibi byazanye jenoside, byazanye iki? Nta kindi, ni ingeso nziza tuzagenda dukora. Reka dukora ibyiza, tubyereke abantu nabo bakora ibyiza babyigana. Murakoze. Rero nakubaza byinshi wowe pe nakubaza byinshi bitewe n'ibyo wakoze, bitewe n'ubutwari bwawe. Reka tubyite ubutwari kuko ni ubutwari pe. Ni nk'amahame yahe ugenderaho mu buzima uvuga uti bino bintu nibyo byanshoboje, nibyo nagendeyeho n'uyu munsi bikaba byarangiza ubundi we? Icya mbere, uretse ibyo mu muryango wanjye, ariko no hirya y'umuryango wanjye ngerayo, sinifuza kubona umuntu arengana, sinifuza kubona umuntu yaraye ubusa, sinifuza kubona umwana yabuze ishuri. Ni muri urwo rwego rero, iyo wageze kuri ibintu nk'ibyo, uba wageze ku bintu byinshi bikomeye kandi by'intangarugero. Si Sylvie nshima wenyine, hari n'abandi bana nariye amashuri, hari abandi bana bo mu miryango
ubu mpuza abantu bo mu muryango badasurana tugakora umunsi wo kujya gusura kanaka tukajya kureba uwatuye kure cyane yajya kubona akabona umuryango umugezeho. Ibyo byose rero ni urukundo turimo tubagarira, kandi iyo rwabagariwe rurashibuka rugakwira ku bantu benshi. byanze kunze twese bizatubaho. Ni iki wumva, niyo nkuru wumva ugomba gusiga imusozi uti ndaharanira ku kintu kintu aricyo kizamvugwaho? Nk'uko Sylvie yavuze ati mubwire hakiri kare, ntabwo nifuza ko wapfuye baramuvuga, bavuga ibyiza bye. Ndibuka hari umuntu umwe wapfuye mu karere k'iwacu, mu gace k'iwacu, yagiraga amahane arwana. Umukecuru umwe ati ubwo rero mugiye kumwogeza muvuge ibyiza yakoze n'iki, kandi yahoraga akubita abantu. Ntabwo nifuza rero ko umuntu atavugwa ibyiza yakoze. Ibyiza yakoze akwiye kubibwirwa hakiri na kare, akamenya ko n'umunsi w'ipfa rye bazabivuga. Mu by'ukuri rero reka dukora ibyiza. Nibyo nibwifuriza, nicyo niyifuriza, nicyo nifuriza n'undi uwo ari we wese. Abanyarwanda batubonemo ibyiza. Reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Dushimire Sylvie na papa Sylvie babanye natwe muri kino kiganiro. Ni by'agaciro gakomeye cyane kubona abantu baduha isomo, kubona abantu navuga ngo babera urugero abandi. Ntiwihererane ibyo ufite mu rugo iwawe, ntiwihererane icyo cyiza ufite ugikwirakwize, biciye wenda ku nkuru yanjye cyangwa biciye n'ahandi, ugikwirakwize kugira ngo nyine tubere urugero abandi. Sibyo, tubere urugero abandi. Nicyo kintu navuga nakwifuriza. Papa Sylvie rero mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro, kandi tuzi ko urwo rugero natwe tujye kurwigiraho byanze bikunze. Mwakoze namwe kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba banye nanjye muri kino kiganiro inkuru yanjye hamwe na Sylvie ndetse n'umubyeyi we. Kora subscribe kuri channel ye yitwa Mubwire TV. Imana ibarinde. Nitwa Rweme Mbabazi.